Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora, tuje kuvuga ineza yawe. Hari byinshi wakoze muri twebwe. Dukurikiye muri kano kanya, twongeye kubaha ikaze na karibu. Ni muri wa mwanya n'ubundi wo gusengera ibyifuzo no kuramya. Tubaha ikaze kandi turabashimiye abadukurikiye, inshuti zacu ziri mu bihugu bitandukanye. Tubashimiye ubufatanye, komenti ndetse n'abakora subscribe. Imana ibaho umugisha, n'abadusengera mwese Imana ibaho umugisha. Reka dutangiye muri kano kanya n'ubundi dusenga Imana, twinjira mu mwanya wo kuramya. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye kuri kumwe natwe muri kano kanya. Utwemerere umuntu wese uzumva iyi ndirimbo, umuntu wese uzumva ijambo ryawe, umuntu wese uzakurikira uyu mwanya wo gusengera ibyifuzo, azatabarwe nawe, ahemburwe nawe. Tuguhaye ikaze na karibu ngo uzubane natwe muri kano kanya. Umwuka w'Imana ganze udushigikire muri byose. Turakuraritse ngo uzubane natwe, reka imirindi yawe yumvikane. Mwami mwiza, tuguhaye ikaze na karibu ngo umwuka w'Imana adushigikire muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Amatwi yanjye yongeye kukumva, amaso yanjye yongeye kukubona, amatwi yanjye yongeye kukumva, amaso yanjye yongeye kukubona, amatwi yanjye yongeye kukumva,
zigukorere amaboko yanjye reka gukorere intambwe zanjye Yesu 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 zigukorere amaboko yanjye
bikagukorera intambwe zanjye Yesu zigukorere amaboko yanjye bikagukorere intambwe zanjye Yesu zigukorera narakubonye Yesu narakubonye Yesu mu bihe narakubonye Yesu we narakubonye Yesu ubukungu menshi cyane narakubonye Yesu we narakubonye narakubonye Data we narakubonye Yesu narakubonye Yesu Yesu akomeye cyane narakubonye Yesu narakubonye Yesu narakubonye Yesu mu bihe nabonye untabara narakubonye n'abavandimwe narakubonye Yesu mu bihe aho bikomeye nabonaga nta nzira narakubonye Yesu ndatambuka Yesu narakubonye Yesu mu bihe oh narakubonye Yesu narakubonye oh cyane cyane narakubonye Yesu mu bihe oh cyagihe Yesu we narakubonye Yesu narakubonye untabara narakubonye Yesu mu bihe bikomeye narakubonye Yesu narakubonye Yesu mu bihe bikomeye narakubonye Yesu narakubonye Yesu mu bihe bikomeye narakubonye Yesu narakubonye Yesu mu bihe ubuzima bwanjye mwami narakubonye Yesu narakubonye narakubonye Yesu mu bihe bikomeye narakubonye Yesu narakubonye Yesu mu bihe bikomeye Imana ni ishimwe Imana ntihabwe icyubahiro Imana twagiye tuyibona mu bikomeye Imana twagiye tuyibona mu bibazo Imana twagiye tuyibona imiryango idahari Imana nuko twayibona Imana ni ishimwe Imana ntihabwe icyubahiro uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana muri kano kanya ijambo nawe rigufashe ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu niwo tugiye gusoma muri kano kanya Nahumu ibice bibiri ku murongo waho wa mbere n'ubundi niwo turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi ibice bibiri ku murongo waho n'ubundi wa mbere Imana nishimwe
Imana nihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haranditse ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Imana nishimwe. Ndasubiramo, dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo ry'Imana. Twagiye tubona Imana mu bikomeye, twagiye tubona mu Imana mu bibazo. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Yuda we, komeza ibirori byawe byera. Kandi mu mpinga z'imisozi ni ahantu wowe udashobora kubona ibyiringiro. Imana ishimwe. Mu mpinga z'imisozi ni ahantu udashobora kuba, ntabwo ushobora kuba uri mu bibazo, uri mu ntambara zikomeye, ariko utazi ko hari uraza ngo agutabare, utazi ko hari uraza ngo akurwanirire. Imana ishimwe. Ndashaka kuvuga ku munyakibi cyangwa se ku munyabibi. Ubundi umunyakibi ntaba yifuza yuko hagira umuntu ubaho. Umunyakibi nta wundi ni shitani. Umunyakibi ntaba yifuza ko umuntu yagira agaciro. Umunyakibi ntaba yifuza ko umuntu yatera imbere. Umunyakibi ntaba yifuza ko umuntu yakiga ngo bikunde. Imana ishimwe. Ariko tumaze kuririmba indirimbo ivuze ngo narakubonye, amaso yanjye hari igihe yakubonye, kandi none yongeye kukubona. Imana ikurinde umunyakibi ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umunyakibi ahengera umuntu atangiye gucuruza akinyuza iwe. Umunyakibi ahengera umuntu apanze ari gupanga mariage akaba haciye ukaba urapfuye. Umunyakibi yanacunga rwose ugiye kudefanda, mbese urimo wiga ushishike wumva kugiye kurangiza amashuri akaba aciye iwawe bikaba birakunaniye. Umunyakibi ni umugome, ni mubi, nta wundi ni shitani. Nucunguza arasanga ajya nyuri wawe. Ushobora no kubyuka umeze neza, mu gitondo ukumva inkuru mbi y'umunyakibi akaba guciye intege. Ariko Imana ikurinda umunyakibi mu izina rya Yesu. Imana ikurinda umunyakibi. Umunyakibi ashobora kugucaho ufite na y'amezi abiri ikabivuye mu ni umunyakibi. Ntaba yifuza ko umuntu yagira ibyishimo. Ariko ijambo ryavuze ngo uyu munyakibi ahantu amaze igihe yarajengereje abantu, amaze igihe yaragutesheje agaciro, amaze igihe ntaterambere, ibintu byose abirwanya. Hari ijambo rivuze ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza, akamamaza, agakura. Hari ukuntu ya muntu yamamara, akamamara mu gahinduka, amamara mu bibazo, bakama nta wundi bindusha ni kanaka, nta wundi umeze nabi ni kanaka, nta wundi ugiye kuzapfa nabi ni kanaka. Ariko hari uko kwamamara kuba Imana igukuraho. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Haleluya. Hari inkuru mbi zimaze iminsi zikuriho.
Yesu azanye inkuru nziza ku buzima bwawe. Hari inkuru mbi zitajya zikuvaho. Yesu Kristo w'i Nazareti wapfuye akazuka, agakura inkuru mbi ku buzima bw'umuntu, akazana inkuru nziza. Imana ishimye, Imana nihabwe icyubahiro. Dore mu mpinga z'imisozi abantu batazi kurahabona ubutabazi, ubwo abantu bari kubona kujye gukorwa n'isoni, hariho Yesu Kristo witeguye kugutabara, witeguye kuza mu kibazo cyawe, witeguye kuza mu gahinda ufite, witeguye kuza mu makuba ufite, witeguye kuza mu madeni ufite, witeguye kuza nubwo watawe. Dore mu mpinga utareba, harimandita, dore utabonesha amaso, dore imiryango itare. Yesu yagiye gutabara umuntu, ntabwo ateguza, aratungurana. Nubwo ubona ugiye guseba mu mpinga z'imisozi, hari umugabo bita Yesu Kristo, azanye inkuru nziza ku buzima bwawe. Kwa kundi Yesu wamubonye cyagiye ugiye guseba, ni nako ugiye kongera kumubona, ni nako ugiye kongera kumubona mu rugo rwawe. Yesu yongera kwiyereke. Imana ishimwe. Intego y'ijambo ry'Imana iravuga ngo Yesu yongera kwiyereke. Nukurikira n'indirimbo twaririmbye, Yesu yongera kwiyereke. Nubwo hari umaze igihe ari agasuzuguro k'abadayimoni kakuriho, hari intambara zikuriho, Yesu yongera kwiyereke mama wanjye. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akongera akakwiyereka, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, nimvuga Yuda wikirize mu izina ryawe nkurikiye. Yuda we, nivuga Yuda wumva izina ryawe. Yewe Yuda we uri kurira, Yuda we watawe, Yuda we udafite hepfo na ruguru, Yuda we udafite icyerekezo, Yuda we byacanze. Dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyakibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe. Imana ishimwe. Nubwo ibirori utari ubiherutse, nuherutse impundu, nuherutse ibyishimo, nuherutse umunezero, nuherutse amashimwe ku buzima bwawe, ndagutangariza ngo mu mpinga z'imisozi haruzanye ibirori. Komeza ibirori byawe byera, komeza ibirori. Turahagarika imbaraga z'abadayimoni bari bararwanyije ibirori byawe, barwanyije umunezero wawe, barwanyije iterambere ryawe, ariko turatangaje ngo komeza ibirori byawe byera. Ntabwo ari ibirori bibi, ni ibirori byera. Buriya abarozi bashobora kurwanya umuntu ariko ntibamutsinda. Komeza ibirori byawe byera. Ndagira ngo twinjire mu gusenga muri kano kanya. Ibirori ntibyahagaze. Uherutse ibirori mu muryango, heruka ibirori. Bujyanye n'umuntu avuye gusinya akazi, amaze gusinya kontera, bujya abafite ikirori. Ibirori nuzi ko byahagaze. Yesu azanye ibirori ku buzima bwawe. Yesu aze kukuvura ibikomere ufite. Yesu aze kugukiza ikimwaro ugendana. Yesu aze kugukiza agahinda ufite. Yesu aze kugukiza ubwo burwayi bwananiranye. Yesu amanuwe kugukuraho agasuzuguro k'abadayimoni ku buzima bwawe. Yesu aze kukwambika. Yesu aze kuguha imbaraga zo gusenga. Yesu aze kukuremera ishimwe aho utabona ishimwe. Komeza ibirori byawe byera mama. Umva papa, komeza ibirori byawe byera.
hari mu ijuru hariho umwami mwiza, hariho Imana Data, hariho Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Komeza ibirori byawe byera, imbaraga zari zaraguhambiriye zikure kure, ukomeze ibirori byawe byera. Ntuheruke umunezero, ariko n'Umwuka w'Imana ambwira ngo komeza ibirori byawe byera. Ibyari byarafatiriye amasezerano yawe bikure kure, ukomeze ibirori byawe byera. Dore mu mpinga z'imisozi umwami w'abami uje kuvuguruza imigambi y'ababi, imigambi y'abakonikoni, imigambi ya za karande. Wivuga ngo iwanyu niko mwabaye, wivuga ngo nta kintu ugiraho, wivuga ngo nta cyerekezo, wivuga ngo byagucanze. Wowe ugiye gutungurwa n'umwami w'abami, ugiye gutungurwa na Yesu Kristo. Yesu aratungura, arabanza akihisha inyuma y'ikibazo, ukabona ikibazo n'abari kugisunika. Yesu ntabwo ajya yereka mbere y'ikibazo, yihisha inyuma y'ikibazo, akareka abantu bakabanza bakavuga, akareka abantu bakabanza bakanegura, akareka abantu bakabanza bagaca imanza. Hanyuma mu mwanya mutoya ukajya ukabona Yesu ahinduye amateka. Reka dusengere ibi byifuzo. Icyifuzo cya mbere ni ukubwira Yesu ngo Yesu, ndifuza ko ibirori byanjye bikomeza. Ibirori byanjye bari barabihagaritse, ariko uyu mwanya ndagira ngo ibyifuzo byawe ubizamure muri kano kanya. Ubwire Yesu ngo Yesu Kristo, ndakwinginze ibirori byanjye nibikomeze. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri umwami w'abami, uri Karuhura, uri Kristo, uri umutabazi, uri umujyanama, uri intwari ku rugamba, uri Imana igikuraho ikimwaro, uri Imana igikomeza ibirori. Byari bivuyeho, byari byapfuye, byari byangiritse, umuntu atabona hepfo no haruguru. Uri umwami mwiza, ukomeza ibirori, ukabikomeza bitari gukomera, ukabikomeza. Nomekitara, ni wowe ujya ukomeza ibirori. Nubwo hari imbaraga nyinshi zarwanyije ibirori by'abana b'Imana, turasenze ngo ibirori by'abana b'Imana nibikomeze. Ibirori by'abakobwa nibikomeze, ibirori by'abasore nibikomeze, ibirori by'abamama nibikomeze, ibirori by'akazi nibikomeze. Turasenze ngo umuntu nabona akazi, uyu wari warabuze akazi nabona akazi, ibirori bye bikomeze. Lekota mandora, turasenze ngo uyu wari warabuze urubyaro, ibirori bye nibikomeze. Niyongere abona urubyaro, nagira urubyaro, ibirori bye nibikomeze. Yewe mwami, turasenze ngo ibirori bye bikomeze. Turasenze Uwiteka, uyu ufite intambara mu kazi zamuzengereje, turavuze ngo ibirori bye nibikomeze. Karuhura giti cy'inganza, marumbo samba itarumba, turavuze ngo ibirori bye nibikomeze. Akazi ke nigakomere, nikagira agaciro. Uhagarika imiyaga, uhagarika imbaraga z'abademoni zimurwanya, usenye, urimbure, utwike. Wera wa Isirayeli, turasenze mwami w'abami, ni wowe utegeka ibirori bigakomeza. Turasenze ngo ibirori by'abana b'Imana nibikomeze, ibirori by'abana b'Imana nibikomeze. Yewe Kristo, umwami, ni wowe ujya ukura ku musozi. Uyu uhagaze ku musozi w'uruzerero, ugenda ucumbika, utagira aho kuba, byacanze. N'ibirori nibikomeze, abona aho kuba. Uwiteka, mwami mwiza, kuraho imbaraga z'abadayimoni, kuraho imigambi y'ikuzimu, senya urimbure, ukureho ikimwaro. Turasenze uyu uzengerejwe n'amadene, amadene yaramuzengereje, yaramutangatanze hepfo haruguru, impande zose, ava muri rimwe atangira mu rindi. Nta birori aheruka by'umunezero, ariko Karuhura, ndakumva urengera abantu b'Imana. Ibi birori nibikomeze, n'abagira amashimwe. Mwami,
wowe utajya ubura inzira, wowe ufite inzira, wowe utabara. Turasengera mwami mwiza abadukurikiye bari mu bihugu bya kure, bari muri Amerika, bari mu Bufaransa, bari mu Busuwisi, bari mu Budage, bari mu Bushinwa. Imbaraga zari zarafashe ibirori by'abana b'Imana mu izina rya Yesu nizirekure. Turasengeye imigabane y'isi itandukanye, turavuze ngo urengere abantu b'Imana. Turi hano kubw'umugambi wawe, turi hano kubw'isezerano ryawe, turi hano kubw'umugambi wawe. Turatwika imbaraga z'abadayimoni, turatwika imbaraga z'ikuzimu, turatwika imbaraga za karande Yesu Kristo, turatwika imbaraga z'inzingo, turatwika imbaraga z'amahembe, turatwika imbaraga z'ubugumba. Uwiteka ibirori by'abana b'Imana nibikomeze. Haleko saboni mani girifai dewene mandolai. Ibirori by'abana b'Imana nibikomeze. Twanze agasuzuguro k'abadayimoni, twanze agasuzuguro ka karande lewika mandola. Ibirori nibikomeze, ibirori nibikomeze papa, ibi birori nibikomeze. Dayimoni ugenda wica, agenda yangiza amasezerano y'abana b'Imana, akagenda yangiza uwubatse urwa rukaba rurasenyutse, rutasenyuka rukarangwamo amahane n'umushiha. Turavuze ngo izo mbaraga niziveho, ibirori bikomeze Uwiteka. Hani wisini mandola. Turasengeye umugabane wa Afurika, reka umugambi w'Imana usore ku isi. Afurika igira amahoro, igira agaciro, umwuka w'Imana ganze. Twirukanye imigambi y'abadayimoni. Iki ni igihe cyawe Uwiteka. Turasengeye igihugu cyacu mwami mwiza, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyacu roseni Imana uganze amahoro aboneke, iterambere, umunezero, ibyishimo. Turahagarika imbaraga z'abadayimoni zihiga ibirori by'abana b'Imana mwami mwiza. Abantu bagahora bahangayitse, bamwe barara barira, abandi ntibasinzira, abandi Uwiteka mwami mwiza. Hari abari mu bitaro, hari abameze nabi, hari imfubyi, hari abapfakazi. Turazamuye ngo wongere ubaremere ibirori mwami. Ni wowe ufite ibirori, waremera umuntu wese akavuga ngo Imana iranyubatse. Ubaka imitima y'abantu bawe, ubaka imitima y'abanyamasengesho, ubaka imitima y'abakobwa, ubaka imitima y'abasore, ubaka imitima y'abamama, ubaka imitima y'abagabo, ubaka imitima y'abasaza, ubaka imitima y'abana. Tugushimiye kuri umwami mwiza, ubaka imitima y'itorero mwami w'abami. Urakoze Uwiteka, tugushimiye kubanye natwe muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaho umugisha, Imana ikomeze bashyigikire, Yesu akomeze abaha imbaraga, amen.